urifuza perime hera kuri provisoire usura urubuga rwacu kwihugura akadomorwa hanyuma ukora ibizamini byose wifuza ihugure nk'umusirimu. Ngire tuguha ikaze mukunzi wacu hano ku rubuga rwa Today TV tukugezaho amakuru agiye atandukanye abera hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Niba usanzwe dukurikira rero utarakora subscribe yikore kugira ngo ujye dukurikira umunsi ku wundi. Ntago bigoye, ureba hasi gato ya video urimo kureba urabona akajambo subscribe gakandeho tirizo gatoya, urabona akamenyetso kameze nk'inzogera nako gakandeho kugira ngo ujye dukurikira umunsi ku wundi. Ubuyobozi bwa kaminuza y'ubukerarugendo ikoranabuhanga n'ubukungu UTAB bwatangaje ko Professor Dr Simon wari umuyobozi mukuru wayo yitabye Imana kuri uyu wa kabiri. Nibwo umuyobozi wa UTAB wungirije ushinzwe amasomo yashyize hanze itangazo ry'uko wari umuyobozi mukuru wayo yitabye Imana tariki ya 10 Kamena 2024. Professor Simon yakoze imirimo itandukanye nkaho yabaye umuyobozi wungirije muri kaminuza y'ubuvuzi ya FINS muri Uganda, aba umushakashatsi n'inzobere mu gutegura imishinga. Yahuguye abashakashatsi n'abasesenguzi ndetse akora ubushakashatsi bwinshi mu nzego zitandukanye muri siyansi mbonezamubano na politiki n'ibindi ndetse n'indi mirimo itandukanye. Uyu mugabo ukomoka mu gihugu cya Canada yitabye Imana amaze imyaka 2 muri kaminuza y'UTAB yagiyemo mu mwaka wa 2022. Ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye abantu bacitse ururondogoro, abantu b'abakristo cyane cyane. Niba nawe uri umukristo turagusaba iyi nkuru uyumve neza, wumve impamvu ki abantu batarabo kwizerwa mu by'ukuri, noneho ari umugabo wawe wishakiye mugakundana mukagezaho mwemeranya kubana mukabyarana. Ibintu rero byateje ikibazo gikomeye cyane kuri uyu muryango. N'abantu rero babiri, ni umugore n'umugabo. Ni umugore w'imyaka 22 yishwe mu buryo bubabaje cyane n'umugabo we amutemesheje ishoka amuziza ibintu bijyanye no gusenga. Ndashaka ko wumva neza iki kintu uyu mugabo yahoye uyu mugore we. Ariko mbere yuko tukugezaho iyi nkuru cyangwa se ikiganiro, turagusaba gukora subscribe niba utarayikora, kuko ntago bigoye. Ureba hasi gato ya video urimo kureba urabona akajambo subscribe gakandeho yerezo gatoya, urabona akamenyetso kameze nk'inzogera nako ugakandeho kugira ngo ujye dukurikira umunsi ku wundi. Niba warakoze subscribe reka tugushimire, niba utarayikora uyikore hanyuma utange igitekerezo cyawe. Ese ni gute wifuza ko tuzatukugezaho amakuru hano ku rubuga rwacu rwa Today TV? Rero mu minsi ishize umugore yagerageje kujya mu gikoni. Sinzi ko ariho twahera. Yagiye mu gikoni gushakayo amafunguro ngo agaburire umuryango we nk'uko ababyeyi b'abamama babigenza. Kenshi usanga bitanga bagakora buri kimwe kugira ngo umuryango ubeho wishimye mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Kuri inshuro rero uyu mugore w'imyaka 22 y'amavuko yagiye gutunganya ibyo kurya mu gikoni, asanga harimo amagufwa atazi uko yagezemo. Yaketse ko ari amagufwa y'inyamaswa gusa atabashije kumenya. Icyo gihe rero yabikojeje umugabo we, aramubwira ati rero mu gikoni nasanzeyo amagufwa ariko ntabwo naje kuba namenya icyo ari cyo, gusa ndifuza ko twajya gusenga, twashaka umunyamasengesho akadusengera. Dore rwose abantu bazanye amagufwa bashobora kuba bafite gahunda yo kutoroga, dore ko nyasanze mu gikoni. Ikindi cya kabiri harimo ibyo kurya sinzi uko yagezemo, wasanga abana turoze. Abwira umugabo we ibyo bintu byose. Umugabo we nawe asa nk'ugizemo ubwoba, amwemera koko bazajya kureba umunyamasengesho. Igihe rero cyarageze, umugabo birumvikana, umugabo yari mu kazi kenshi, agezaho yibagirwa ko bafite gahunda yo kujya kureba umunyamasengesho kugira ngo abasengere, abakureho niba ari imivumo, niba ari uburozi, niba ari ibiki. Uwo muntu wazanye amagufwa muri
muri urwo rugo yaba yarashyizemo. Rero umugore yagerageje kwibutsa uyu mugabo amwibutsa ko bagomba kujyana gusenga. Umugabo amubwira ko adashobora kujya gusenga rwose bitamurimo, ahubwo amusaba ko yamureka akamureka wenyine. Umugore rero kubera ikibazo yari abizi neza, yari yabibonye, agerageza guhatiriza uyu mugabo, ariko ibyamubayeho nagahomamunwa. N'ibyo tugiye kugira ngo tukugezeho 5 kuri 5, tugusaba kuduha umwanya wawe, tugusaba gutanga igitekerezo cyawe, ariko dushimira n'abadiaspora mugerageza kudusharingira inkuru zacu ku bantu bari hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Reka tubashimire. Ni umugore w'imyaka 22 wishwe akubiswe ishoka n'umugabo we, bapfa ko yamusabaga ngo bajyane kureba umunyamasengesho. Ni nyuma y'uko bari bamaze kubyemeranya, umugabo akaza kubyanga, umugore akamuhatiriza. Ibi byabereye mu karere ka Mwinilunga, aho umuryango wabo utuye mu mudugudu wa Nyaruhuna. Nk'uko byatangajwe n'itangazamakuru ryo muri Zambia, biravugwa ko ku cyumweru tariki ya 9 Kamena 2024 aribwo Juliet Kangasa wishwe atemeshejwe ishoka n'umugabo we witwa Salomo Kapanga w'imyaka 29. Bwana Denis Mola uyobora polisi mu ntara batuyemo yemeje iby'urupfu, avuga ko byabaye ku cyumweru ubwo polisi yatabazwaga n'umuvandimwe w'umugore bikekwa ko yishwe. Rero basanze umurambo we uri ku gitanda, rero wuzuyeho amaraso n'ibikomere bisanzwe. Ubwo hakorwaga igenzura ku mubiri w'uwishwe, habonye cyangwa se babonye ibikomere binini ku mutwe we ndetse no ku ruhande rw'iburyo mu isura. Urwego rw'umutekano rwahamije ko ukekwaho kwica uyu mugore ari we Kapanga umugabo we. Bivuze ngo polisi yahamije ko ari umugabo w'uyu mugore wamwiciye. Amakuru dukesha polisi yo muri iki gihugu avuga ko byose byatangiye tariki ya 8 Kamena 2024 ahagana isa 3 z'ijoro, ubwo uyu mugore wishwe yari agiye gutunganya amafunguro. Bivugwa ko yinjiye mu gikoni akabona amagufwa y'inyamaswa, rero atabashije gusobanukirwa icyo gihe. Yahise atekereza ko ayo magufwa mutubabarire ashobora kuba yashyizwe n'umuntu washaka kubaroga. Bidatinze uyu mugore yahise abwira umugabo we ibyo abonye, maze bose bemeranya ko bagomba kujya kureba umuvugabutumwa akabasengera. Ku cyumweru tariki ya 9 Kamena 2024 yaje kwibutsa umugabo we ko bari busure umuvugabutumwa cyangwa se umunyamasengesho, ariko umugabo wahita ahindura gahunda. Polisi yatangaje ko umugore yakomeje guhatiriza umugabo we bigatuma arakara cyane, ari nayo ntandaro yo guhita afata ishoka agatema mu mutwe w'umugore we kugeza yitabye Imana. Umurambo w'uyu mugore wishwe yicishijwe ishoka wahise ujyanwa ku buruhukiro bw'ibitaro by'akarere ka Mwinilunga kugira ngo basuzume neza icyateye urupfu rwe. Ni mu gihe umugabo we ari nawe ukekwaho kwica uyu mugore yahise atabwa muri yombi na polisi iki gihugu. Muri aka karere ka Mwirunga hakomeje kugaragara ibikorwa by'ubwicanyi bukabije hagati y'abashakanye, by'umwihariko bigatangazwa ko mu mezi 3 ashize habarurwa abantu 4 bishwe n'abo bakunda cyangwa se bashakanye.